nzashaka ahantu hari maze nanjye musukira. Icyo mvuga rero ni uko ibintu Yesu yadukoreye uko biba binini cyane, ni uko ashaka ko byageza no ku rwego rwa ba bandi batari kubona ahantu bahera bizera Yesu. Lazaro, ibintu Yesu yamukoreye, gutinda kwa Yesu gukiza Lazaro si uko Yesu adakora. Yesu akorera igihe cye. Mbere igihe cyose Yesu ababikoreyemo hari ategereza ko bizatuma n'abayuda nabo bavuga ngo ibi bintu yakoze ntabwo tubifata nk'ibisanzwe, natwe turizera Yesu. Rero ibintu Yesu yagukoreye, niba ikintu umva ko Yesu yagukoreye, umva umumaro wacyo. Niba hari ikintu Yesu yakoze kandi ukaba ubona nta wacyumva ngo yizere Yesu, icyo ngicyo ujye ukibika. Ariko niba ikintu Yesu yakoze ukumva hari wacyumva, ananiwe akagira imbaraga, ababaye akabyuka, acitse intege agahaguruka, yaravuye mu ivugabutumwa akarikora. Haleluya! Icyo ngicyo ni Yesu aguhamagarira. Nubwo Yesu akora, Eme ni ijambo ry'igiheburayo mu Kinyarwanda risobanura ukuri. Iyo uvuze emet uvuze ngo Dieu de vérité, bisobanura Imana y'ukuri. ari Pasiteri Obesi, ari mwarimu wa Anastase uyoboye uyu munsi wa none, ari na umukozi w'Imana Jose umaze kutuganiriza, kandi tunashimire na korali y'ababyeyi nayo yaje gufatanya natwe uyu munsi wa none. Ariko n'uwo muntu mwicaranye mukuye mu kiganza we wakoze guhitamo kuza mu rusengero uyu mugoroba. Ngo nk'abantu nibagiwe kubabakiriye. Uyu munsi hari ibiterane byinshi narindi huye mu kanya, ariko nzandikira ndeba ibiterane biri hirya no hino, kandi buriya ibiterane hafi ya byose baba bagiye babihurira. Ariko numva iminota mikeya nabona nshaka kuza hano kugira ngo bashimire n'abasengere. Nababwire ikintu kimwe Yesu ashaka ko mbibutsa muri iri jambo amaze kutwigishaho, bivuga ko Imana igikora, Imana iracyakora, kandi iracyarema n'ibitariho bikabaho, kubera ko uhereye mbere na mbere nta na kimwe kitaremwe nawe. Ubwo yaremye bikabaho, rero n'ibindi byose n'ukibirema. Mu kintu rero ushaka ko dusengera nanone, iyo abantu bavuze ngo Imana iracyakora, hari igihe bashyira imbere ibyitaje gukora. Hari ibyo Imana yakoze irabirangiza, irabidusigira igikomeza kugenda ibiduhereza. Mbega hari ibintu Yesu wazaguha ariko atakivana mu ijuru kuko yamaze kubishyiramo. Mbega iyo umubwiye ngo ngwino ubikore, aba ati ibyo narabikoze, ariko hari ikindi nagarutse nje gukora. Mbega niba ari ikintu uri gusaba Yesu kiba mu isi, icyo ntukomeza kukimusaba, uvuye gusa ngo umpuze nacyo, kubera ko yaragikoze. Niba ari ikintu uri gusaba kandi kiba mu isi, kuko icyo ntukomeza kugisaba kuko kirahari, icyo usigaye nuko Imana iguhuza nacyo. Ariko icyo yerekaniwe icyo yaje gukora, Yohana ibice 10:10, iravuga ngo umujura ntazanywa n'ikindi. Muri Satani yavugaga yaje kwiba, kwica no kurimbura, ariko avuga ngo njye naje kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse zibone kurisha. Mbega akazi Yesu uyu munsi arimo ni ukugira ngo abantu bagire ubugingo, bagire ubugingo. Na niyo mpamvu ubugingo uko bugenda buba inkene, abantu nubwo bagira byinshi byo mu isi ntibiryoha, kubera ko ibindi byose byo mu isi kibiranga ni uko bigira aho bigera n'aho bigarukira. Mbega ikintu Yesu yaje kuduha cyiza, yaje kuduha ibitazashira. Ibindi byose bya hano mu isi
bya hano mu isi. Niyo usabye kurama, nari gusoma Yohana ibice 12, naho ngiye kuvuga dusenge. Yohana ibice 12, Yesu iki gihe yasigura amavuta na Mariya. Hari habaye iki? Ngo Mariya yenda igice cy'indatira y'amavuta meza nk'amadahano y'agati kitwa narada y'igiciro cyinshi cyane, ayasiga ku birenge bya Yesu, abihanaguza umusatsi we, inzu yose itamamo ayo mavuta. Nuko Yuda Isikariyote, umwe mu bigishwa be, wendaga kumugambanira, aravuga ati, niki gitumye aya mavuta atagurwa denariyo 300 ngo bazifashisha abakene? Icyatumye avuga atyo si uko bari abakene, ahubwo nuko yari umujura, kandi ari we ufite umufuka w'ibiya akiba ibyo babikagamo. Yesu aravuga ati, nimumureke yabikire umunsi nzahambwa, kuko abakene muri kumwe n'abiteka, ariko jyeweho ntitukiri kumwe iteka. Abantu benshi b'Abayuda bamenye ko ahari baraza, icyakora si ku bwa Yesu gusa, ahubwo ni ukugira ngo barebe na Lazaro yazuye. Nuko abatambyi bakuru bajya inama zo kwica Lazaro nawe, kuko Abayuda benshi babavagamo kubwe bakizera Yesu. Hari Imana yadukoreye, ariko impamvu ibidukoreye ni ukugira ngo ibikoreshe abantu bizera Yesu. Muzi Lazaro mu gice 11 Yesu yaherutse kumuzura. Uyu Mariya hano wakozwe ku mutima n'ibintu Yesu yakoze mu muryango wabo, akavuga ngo nzashaka irindi teraniro njye kubimushimira. Ategura amavuta y'igiciro cyinshi afite agaciro kangana n'igihembo umuntu yakorera umwaka wose. Aravuga ngo bitewe n'ibintu yankoreye nzashaka ahantu hari maze nanjye musukira. Icyo mvuga rero ni uko ibintu Yesu yadukoreye uko biba binini cyane, ni uko ashaka ko byageza no ku rwego rwa babandi batari kubona ahantu bahera bizera Yesu. Lazaro, ibintu Yesu yamukoreye, gutinda kwa Yesu gukiza Lazaro si uko Yesu adakora. Yesu akorera igihe cye. Mbere igihe cyose Yesu ababikoreyemo hari ategereza ko bizatuma n'Abayuda nabo bavuga ngo ibi bintu yakoze ntabwo tubifata nk'ibisanzwe, natwe turizera Yesu. Rero ibintu Yesu yagukoreye, niba ikintu umva ko Yesu yagukoreye, umva umumaro wacyo. Niba hari ikintu Yesu yakoze kandi ukaba ubona nta wacyumva ngo yizere Yesu, icyo ngicyo ujye ukibika. Ariko niba ikintu Yesu yakoze ukumva hari wacyumva, ananiwe akagira imbaraga, ababaye akabyuka, acitse intege agahaguruka, yaravuye mu ivugabutumwa akarikora. Haleluya! Icyo ngicyo ni Yesu aguhamagarira. Nubwo Yesu akora, ariko uyu munsi wa none ntitwahamagara ngo akorere muri twebwe. Na niyo mpamvu nshaka kubahamagara ngo mugeje udusenge. Dusenge kugira ngo abantu batarahura na Yesu. Ubu ngubu aba bantu baje bagapfukama hano, ni uko bagize umugisha wo kuza ahantu Yesu ari kuvugirwa. Haleluya! Nitegereje, mbega naje nzi ko nsanga abantu buzuye no hanze. Ariko kuba abantu batageze no hanze si ikibazo cy'abantu, ahubwo ni ikibazo cy'abaje. Abantu baje ntawe uri muntu muzanye. Abantu muje nta wundi mugize gute? Buriya umuntu bazanye ahantu Yesu avugirwa, ahantu Yesu ari. Nubwo waba umuzaniye umugambi mubi, Yesu ntabwo amukwerekeye. Ari mu bice 8 hari umugore bazanye, ariko bamuzanye bafite umugambi mubi. Kuko bamuzananye n'amabuye. Ariko bamugejeje ahantu Yesu ari. Yesu ati upfa kubageza ahantu ndi. Haleluya! Upfa kubageza ahantu ndi ntabwo wahabwa. Uyu muntu Yesu yamukije. Ariko hari n'abandi bantu bane bazanye umuntu, bamuzana bamusanze afite ubumuga atagera ahantu Yesu ari, ngo batobora hejuru y'inzu mu gisenge ahantu Yesu ari, baramuzana bamugejeje ahantu Yesu ari. Ngo Yesu ngo yubura amaso, ntiyitegereza ngo arebe umuntu, ahubwo areba abamuzana. Bega ahantu ushaka kuvuga ku bamuzana, ndashaka kubatuma n'umunsi w'ejo kino giterane kigakomeje,
aba bantu mwabonye bapfukamye hano nuko baje. Haleluya. Aba bantu ubona bapfukamye hano nuko baje. Nimusohoka hano mugasanga uyu muhanda wuzuye abantu, niba ari nicyo wakishyura ukamuzana, ejo uzakishyura ukizana, kuko numugeza hano Yesu azamuha icyo utamuha. Numugeza hano Yesu azamukorera ikintu utamukorera. Niba wanagira n'isezerano mwari icyo uzamufasha, ariko ukamuzana ukamugeza hano, numugeza hano izi ndirimbo z'abaririmbyi, iri jambo ry'Imana n'aya masengesho, yewe no kuba muri iyi nzu yonyine yituye izina ry'Imana, hari ikintu Yesu azarema muri we. Icyo Yesu nagikora mu buzima bwe azamuha ikintu isi itamuha. Ndashaka kubashimira ngo mwaje rero, ariko ndashaka kubasengera amasengesho yo kujya gushaka abantu. Se mugajeni hari umuntu wumva ejo wazana mu giterane? Mbega kuvuga ngo nta muntu ugiye kwiyemeza kandi ejo nzamuzana. Hari umuntu ejo uzazana umuntu ashyire ejo, mbega umuntu ejo wazana umuntu mu giterane. Icya kabiri, hari umuntu uzi udakijijwe, mbega udakijijwe kandi ukaba ati none ngiye kwiyemeza ntabwo ushaka kujya kuzanadirisha, ejo ndashaka kuzazana mu giterane umuntu, kandi uyu muntu ndamuzana ariko ndabizi ntakijijwe. Hari umuntu wumva wagira uwo muhigo ejo kuzana umuntu utarakizwa akamuzana hano? Nashyirije utwere. Muzi impamvu? Ni ukubera ko iyo turi hano twebwe tukihimbarizwa, kandi yavuze ko kambuca ziba mu cyaro, hano ziracyahari. Sibyo? Buriya ni Kigali haba mu cyaro. Ni Kigali haba mu cyaro. Rero muzi kubona abantu muri izi quartier za Gisozi, yewe biga muri kaminuza, mu mageto yabo abantu bahagorewe, kandi mwebwe muri mu giterane muri kubyina nta rumwe wazanye. Ndashaka kubatuma umuntu mumuzane ku bwa Kristo, ntimumuzane nk'aba bandi baje kumutera amabuye, ahubwo mumuzane nk'aba bandi baje kumuzana ngo Yesu amukize. Numuzana y'abarwayi, kuko bo bamuzanye batitaye ku byaha bye, bitaye ku gahinda ateje k'uburwayi, bamugejeje imbere ya Yesu agakira. Mwami Yesu Kristo uracyakora, kandi tubabihamya, tubagabo bo kubihamya. Iki giterane cy'iyi minsi none n'ejo nicyo komeza gushimira kugikora. Uracyakiza indwara, uracyakiza intimba, ariko uracyakiza ibyaha, uracyazura abapfuye, uracyahagutsa abafite ubumuga butari bumwe, uracyaca ingoyi umwanzi yabohesheje abantu. Na niyo mpamvu niba hari abantu bari hano bari bacitse intege gusengera abaturanyi bene wabo, abo bashakanye, abo abana babo babona bari mu byaha no mu ngeso mbi, bategereje ko bizagera, reka uyu mwanya bongere bahaguke, bamenye ko Yesu Kristo wakoze kera, Yesu waje kumaraho imirimo mibi y'umwanzi, aracyafite ububasha wikiza. Ntabwo icyakora ahagarika umuraba mu nyanja gusa, ntabwo icyakora azura abagazabo bapfuye gusa, icyakora atanga ubuzima, kandi ubuzima bwinshi bw'iteka ryose. Uyu mwanya nongeye gusengera umuntu wese, umuririmbyi uraha, umunyamasengesho uraha, umuvugabutumwa uraha, umushumba uraha, umudiyakoni uraha, wakwise wese nongeye kumusengera kugira ngo ahaguruke ajye gushaka, kuko wadutumye kujya gushaka intama zazimiye. Warabidutumye kandi ngo bizakunezeza cyane tuzanye intama imwe. Uyu mwanya turasenze ngo uretse none n'ejo uzakomeze. Niko dusengeye igiterane cyo kubera i Nyarugenge, turasengera ikiri muri Kigali, turasengera ibiterane hirya no hino kugira ngo ubikoreshe, maze abantu batarumva ubutumwa bwiza babwumve, abatarahindukira bahindukire, abatarakumenya bakumenye. Turagushimiye ku bwa byose, tugukomeye amashyi kuko ufite ibyo bibwira ukugirira. Ndashaka kongera gusenga ku bwawe. Nyine Yesu aracyakora. Yesu aracyakora. Iyo mpagaze hano hantu bameze ko Yesu agikora. Bamusiza mu buhamya bw'ahantu mpagaze. Niyo mpamvu igihe cyose iyo mpagaze, kuko nzi ko Yesu akora. Kuba waje mu nzu y'Imana, ushobora kuba waje indingo zikaba zaguteye ikinya, ariko uburibwe bugihari, ariko Yesu abasha kugukiza rwose. Niyo mpamvu
kandi Yesu nta kintu na kimwe adakiza, nta kintu na kimwe adakiza, nta na kimwe adakiza. Rero umuntu wese uba afite icyifuzo cyihariye akavuga ati Yesu ndashaka kugiza. Umugore umwe wari umaze imyaka arwaye indwara yo kuva, yaragerageje uko ashoboye kose ntabwo atangize bikanga, ngajya no mu bavuzi bamaraho ibyo byose biranga, ariko umunsi umwe aza kumenya ko Yesu ahari, ngarabyigana aza mu bantu benshi ngo kuko yaribwiye umutima we ngo nimba umwenda we gusa ndakira, ngo abikoze uwo mwanya isoko y'amaraso urakama. Na niyo mpamvu n'uyu mwanya tugiye kugusengera, wowe ufite icyifuzo umaranye igihe cyakureba umutwaro kirakuremerera, wumva ntacyo utakoze ariko byaranze, ariko hari ikintu kimwe wakora uyu mugoroba, ni ukuba Umwami Yesu ngo ndashaka kugukoraho, kuko umenye neza yuko muri hari imbaraga zakiza zakora ibyo abantu batakora. Niba uhari rero ndashaka kubwira ngo uhabuke maze tugusengere, kandi niba ukeneye nuko abantu bagusengera ku buryo bw'umwihariko, uhabuke utere intambwe uze upfukame hano ubwo Umwami Yesu ngo ngirira neza. Umwami Yesu ndi hano uyu mugoroba turi guhamya gukora, wowe uhagarika imiyaga, ibintu byose bikakumvira n'ibintu byose bigoye byakumva. Utere intambwe maze tugusengere mu izina rya Yesu. Yesu Kristo ufite ububasha, ufite n'ubushobozi, iyo uvuze biraba, iyo utegetse ibintu byose birumva. Ahantu ufite guhamya kudashidikanya, kandi turabizi